Imana ishimwe cyane. Atashimwe kubw'ubuzima bushya dufite nyuma y'umusaraba. Uyu munsi dufite kuvugaho ibintu by'ingenzi cyane bivuga kuba tudashobora gusubira mu iborero. Amen. Title kudasubira mu iborero. So niba mwabibonye kuri details navuze ko mvugaho Yorodani, tukavugaho kuri Nyanja Itukura bambutse, hanyuma tugasobanura yuko no ku musaraba, hanyuma tugasobanura ko intego ari ukugira ngo tudasubira mu iborero. Well, turagerageza kubiha ibisobanuro kugira ngo ahari mu byumva icyo bivuze gusubira mu iborero mu buryo bw'umuzuko ndetse n'uburyo bw'igikorwaho uyu munsi wa none. Ni gute umuntu abaho ubwo buzima bwo kudasubira mu iborero. Ariko ubwo Imana iradufasha kugira ngo tuhagere, nidushobora gukora ibya mbere n'ibyo ngibyo turaza kubigeraho. Ndagira ngo nongere mbashimire mwese, mbaye ikaze abari gukurikira hano no kuri YouTube live, mwese mwiyumvemo ikaze. No mugisha iteka ryose, si ibintu tuzigera tumenyera, ahubwo ni ibintu by'agaciro cyane kubona umwanya wo gusabana n'umubiri wa Kristo Yesu. Ni privilege umuntu wese wawe amahirwe yo kugira ngo aganirize umubiri wa Kristo. Umubiri wa Kristo nicyo kintu gikomeye munsi y'ijuru, the only body, umubiri wonyine uduhuza twese. Ntabwo ari umubiri usanzwe, ni umubiri w'ubumana uri gukorera mu isi, ari wo mubiri wa Kristo, cyangwa se ubyita itorero, aho Kristo ari umutwe maze tukaba umubiri we. So abo ntabwo ari abantu basanzwe, ni abantu bo kubahwa iteka ryose. Umuntu wese ufite ayo mahirwe yo kubasangiza no kubagaburira ajye yibuka icyo kintu. Uri uw'agaciro rero. Ku bw'ibyo, impamvu ufite agaciro, uri urugingo rw'umubiri wa Kristo, aho Kristo ari umutwe nawe ukaba urugingo rwe. Ibyo ubwabyo bikugira umwihariko, ibyo ubwabyo bikugira udasanzwe. Niba hari ubundi buryo wibonamo, ubwo buryo wibonamo si bwo. Ukwiye kwibona uko Imana ikubona, ukivuga uko Imana ikuvuga. Mbega buri mwizera akwiye kugira icyivugo. Icyivugo cye kikaba gishingiye ku nkomoko ye y'ukuri, aho Yesu ari umutwe nawe ukaba umubiri. So uri uw'igiciro rero, ufeza parti muri iyi famiye nk'uko twabibwirwaga. Uri muri uyu muryango mushya. Dukeneye kuvuga iby'uyu muryango, dukeneye gusobanura iby'uyu muryango. Benshi bazi umuryango wa mbere wa Adamu n'abantu bose uko yari yarabahiniye muri bo, ndetse nacyo gituma umunsi abantu baba bavuga ngo se ngo Adamu yaraduhemukiye, yahemukiye bande? Abari mu muryango mushya wa Kristo Yesu, Adamu ntabwo tumuzi. Tuzi Kristo Yesu, niwe tangiro, niwe herezo, niwe soko y'ubuzima bwacu. Ntabwo duhora mu hashize ngo Adamu yaraduhemukiye, ahubwo turavuga tuti Kristo Yesu yaraducunguye. Ntabwo dukwiye mu by'ukuri kugira iyo myumvire. Ni ikibazo gikomeye, umuntu wese utekereza gutyo. Ni igihamya kikwereka ko yanze kwambuka Yorodani. Hari abantu bene data mu miryango 12 ya Isiraheli, ntabwo bose bambutse Yorodani. Hari imiryango yasigaye iravuga ngo dushaka kwiturira hakuno ya Yorodani. Noneho baravuga ntacyo, mudufashe, muduherekeze, tubanze dutsinde twinjiye muri Yorodani, nimushaka nababwira iki musubira inyuma. So hari imiryango itaratuye muri Kanani, yatuye hakuno ya Yorodani. So I believe hari abantu benshi, in fact iyo birebye hari abantu benshi baze kwambuka ngo babeho mu buzima bushya, mu bugingo bushya, batumva ko umusaraba ari rwo rupfu Yorodani, ndaje mbivugeho, watwinjije muri Kanani, ariho muri Kristo cyangwa mu isi y'umuzuko. So banze kwambuka Yorodani. So si bishya rero. Hari abantu banze kwambuka mu miryango 12 y'Abisirayeli, avuga twe tuzigumira inaha. N'abandi noneho bambutse mu by'ukuri nibatura uko bari bakwiye gutura, nk'uko Imana yabibabwiye. Yavuze ngo nimugerayo mwirukane ibintu byose mubona bitari consistent namwe, mubyange, mwe kubyemera. Hari abandi bemera ibibonetse byose. Ibyo ari byo byose barabyemeye, bemera guturana nabyo, ngo bumva byose byarejejwe cyangwa byarakijijwe. Ntabwo ibintu ntabwo ibidahura na Kristo Yesu byose mu buzima bwawe ukwiye kubyanga. Naho ubundi iyo ubyihoreye bikumerera nk'amahwa aguhanda mu nda, kandi nta Imana iri bubikoreho. Uzi impamvu? Ubushobozi n'ubutware yabushyize muri wowe. Nubyitegereza uraza gusanga yahaye imbaraga Abisirayeli, kugira ngo birukane abo bantu.
uzi icyatumye batabirukana si uko batari bafite ubushobozi bwo kwirukana ayo mahanga, ahubwo nuko bagize ubwoba rero buparariza abantu bigatuma badashobora gutura mu munezero wuzuye bashyizwemo uyu munsi wa none. So data aduhishurira rero byinshi, haraza rero mu byo uburyo tudakwiye gusubira mu iborero, ngiye kubitanga mu mashusho kuko nabonye akenshi hari igihe tuba dushaka kwambuka kugira ngo twigumire muri hakurya y'umusaraba, donc mbere y'umusaraba na hakurya y'umusaraba, ariko nabonye kenshi usanga audience y'abantu, especially abantu bose baciye muri christianisme bafitemo ide, donc benshi hari ahantu biturira bigumira. So bisaba ngo dusubire inyuma, tugende tubatoreyo, tubambutse, twongere dusubire inyuma, tubambutse, dusubire inyuma, tubambutse, mbega nibyo baba bashaka ko tugumaho. Kuri audience ya rusange tuzajya tubikora, tuzihangana tubikore, tujya mu isezerano rya kera tubereke, tugaruke mu isezerano rishya tubereke, hanyuma bazaba bari kwisumbura ababizi tugirana amagahunda yihariye nk'uko biriho, hanyuma bo bamenye ibindi byisumbuyeho. Mu gihe abo ngabo bagitindaho, hari abandi tuzaba twihutisha ko ntabwo twazagera kure vuba vuba. So bishatse kuvuga iki, hari n'ibindi bintu biba, hari n'abandi bantu baba ahangaha, hari ibintu biga bindi bihanitse. So murumva rero ubu tuba twasubiye inyuma, tugerageze dufashe abantu bose muri rusange. Alright, reka rero duhere mu gitabo tutarajya muri icyo gitabo. Mfite indi nkuru nziza, nuko ibibazo bya tekinike twagize ubushize n'ubundi badufashije kugira ngo inyigisho y'ubushize tuyibone. So bishatse kuvuga ngo inyigisho y'ubushize ubu turayifite, twari twayibuze, ubu rero ubwo tuyifite turaza kuyaplodinga abantu bazayihereho, kuko ibyo ngiye gukora biraza gusa nko gukomerezaho. Turacyari mu minsi ya Pasika, umenye ko Yesu yazutse ejo bundi. So aracyari hano, dukeneye kubivugaho. So nshaka gukora continuation. So icyo cyanshimishije cyane, byari byatubabaje pe ko twabuze inyigisho gitangaza. So turashima Imana nka bene data hano n'ubundi badufasha muri IT, mwakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Urumva impamvu ubumenyi ari ngombwa, abapinga ubumenyi, ubwo rero sinzi icyo mwaba muri kudufasha, mwaba mutuvuga ngo tubisengere, kandi ari ibintu byo gushakisha ukabona navuga ngo tubisengere biboneke, hari ibintu bitari byo gusengera. Alright, mwumva ikintu ushaka kuvuga, ndagira ngo nongere ntangire gutya. Ndashaka nongere nshyiremo nandukanye ibintu bibiri. Ndashaka ko bizafata kuri iyi platform, ndashaka ko binafata mu mubiri wa Kristo cyangwa hirya no hino. Hari itandukaniro hagati yihishurirwa ndetse n'amakuru, information. No muri yo teaching nimuyireba muzasanga niko natangiye, ariko n'uyu munsi shaka kubishimangira mvuga ngo hari itandukaniro hagati y'amakuru asanzwe ndetse no guhishurirwa. Abantu benshi rero ntibigeze bamenya ko ibintu bumva kenshi ntibazi no kubitandukanya, icyo uri kumva ni amakuru asanzwe cyangwa nihishurirwa. So bitandukaniye he rero, binahuriye he? Aho bihuriye byose ni amakuru, byose biza ari amakuru uri kumva, ariko aho bitandukaniye ni uko amakuru yitwa ihishurirwa cyangwa guhishurirwa akwereka, aguhishurira Yesu Kristo. Noneho ihishurirwa ritanga ubugingo, naho amakuru asanzwe aguha ubumenyi busanzwe. So ubumenyi ni bwiza, ibyo byo ndabyitsaho, kuko umuntu ashobora kuvuga noneho ubumenyi ni bukenewe. Well, burakenewe, ariko ndakwibutsa ko budatanga ubugingo. So ushobora kumenya ibyo ushaka byose muri ubu buzima, ariko nta kintu utarigeze uhishurirwa n'umunsi n'umwe. Ushobora kuba umusesenguzi kurusha abandi bose, ariko utarigeze uhishurirwa n'umunsi n'umwe. Ushobora kuba umwigisha muri kaminuza, ariko utarigeze uhishurirwa n'umunsi n'umwe. Yet umuntu ashobora kuba yoroheje kurusha abandi mu bigaragara, ariko ahishurirwa kurusha bose. So icyo ndi gushaka kuvuga ni iki: guhishurirwa
no kugira ubumenyi busanzwe ni ibintu bibiri bitandukanye. Umva icyiza rero cyo guhishurira. Iyo uhishuriwe muri Kristo Yesu ugira n'ubumenyi bubamo. Mu gihe iyo ugize ubumenyi ntibivuga yuko wahishuriwe, ariko iyo wahishuriwe ugira n'ubumenyi, urumva hahiniyemo n'ubumenyi. Mu gihe ubumenyi bwabwo hatarimo guhishurirwa. So ibi mbivugiye iki? Muzajya ku ma platforms menshi, muzabyumva byinshi, mureba byinshi, turi mu isi ya social media, ibintu byinshi bibaca mu matwi, ariko uzibuke yuko hari itandukaniro hagati y'amakuru, ushobora kureba filime ni amakuru ari aho, ariko ntabwo ari ihishurirwa, ntabwo ari amakuru udafite. Ihishurirwa si amakuru udafite yo mu mateka, si amakuru udafite yo mu bumenyi bwa siyansi, si amakuru udafite yo mu bumenyi ngiro, si amakuru udafite y'ikintu runaka. Ihishurirwa ni ukubona Yesu Kristo uko ari, nicyo bita ihishurirwa. So hari igihe rero abantu benshi basimbutse baranezerwa, nshobora kuza nkabaha amakuru mugasimbuka intebe mukazikorera, ariko nta hishurirwa ririmo. Ihishurirwa rizana ubugingo, ihishurirwa rizana ubuzima, ihishurirwa ritanga ubugingo buhoraho. Mu gihe amakuru asanzwe aguha ubumenyi, yego, ariko ntabwo aguha ubugingo. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye, iteka ryose uzabyibuke. Kubw'ibyo ushobora kujya muri Bibiliya ugakuramo ubumenyi, ariko ntukuremo ihishurirwa, kuko ihishurirwa rigomba kuba rihishura Yesu Kristo wenyine nk'umukiza w'abari mu isi, wahozeho uriho kandi uzahoraho. Uwo nguwo akaba ari we kuzura kw'icyo Imana iri cyo cyose, akaba n'igisobanuro cy'icyo umuntu ari cyo cyose. Iyo uwo nguwo umumenye gutyo, nicyo bita ihishurira. Niwe wenyine mu rupfu rwe watumye umwenda ukingiriza ahera ucikamo kabiri. Ubwo bivuze ngo niwe uhishura ibyari bihishwe by'ubumana bitabonwaga n'abantu bose, ahubwo umutambyi mukuru yasuraga rimwe mu mwaka. Ugupfa kwe kwazanye ishusho. Urumva ikiri gutuma ibyo bintu biba ni Yesu Kristo wenyine. So guhishurirwa rero ni igihe Kristo umubona, haba mu isezerano rishya haba no mu isezerano rya kera. Ushobora kujya mu isezerano rya kera ukabonamo Kristo, ukabura yishuriwe, ariko unibuka ko Kristo na harimo amadimansiyo nanone atandukanye. Ariko icy'ingenzi ni ukumva ko Kristo Yesu umwumvishije umubonye niko guhishurirwa. Andi yose ni amakuru. Trust me, ni amakuru. Iby'iminsi y'imperuka, ibyahashize n'ahazaza, amakuru. Ihishurirwa ni Kristo Yesu wenyine. Ndagira ngo ibyo bintu mubyumve. Hari ibintu abantu bahaye agaciro bitari ibyo guhabwa agaciro. Hari ibintu abantu basuzuguye bitari ibyo gusuzugurwa. Yesu Kristo niwe hishurirwa rikomeye. Kubw'ibyo nta n'ishurirwa rizamutse riri ku rwego rwo hejuru rizarenga Kristo Yesu. Iyo umubonye uba ubonye ubugingo. Abaviriwe n'umucyo bose, ubugingo bwarabaviriye. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo reka tujye noneho mu isezerano rya kera. Muri ryo dushobora gukuramo amakuru, ariko nanone muri ryo dushobora gukuramo ihishurirwa. So aho tugeze hari amakuru uzajya mbabwira aya ni amakuru, aho tugeze hari ihishurirwa azabwira n'ihishurirwa, kugira ngo mubitandukanye mu buryo butomoye. Alright, tujye kuri Yorodani tuvugeho ibintu bikeya. Urupfu rwa Kristo Yesu rwari rwarahanuwe kuva kera. Ntabwo ari ikintu gisanzwe, ntabwo ari ikintu kibonetse, ariko mu nkurikirane kugira ngo ngutwareyo, ariko nkwereke icyo bita ihishurirwa. Icyo bita ihishurirwa, kuko sinjyanywe no kuguha amakuru dusomye mwakumva amakuru, ariko dusobanuye mwakumva ihishurirwa. Alright, reka turebe mu Kuva ibice 14. Ni inkuru muzi, ariko nge nshaka gukuramo ikintu kimwe gikomeye. Kuva
ubwo ni Exodus ukuva ibice 14 umurongo wa 15. Alright, ndatekereza ko muhari. Haranditse ngo Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende, nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja, uyigabanye, Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Si inyanja yahindutse ubutaka, inyanja yari igiye guhinduka ubutaka. Terabwoba ry'inyanja ryose byaburijwemo imbere y'ikiganza cya Mose kubw'itegeko ry'Imana igiye kubambutsa. Umurongo wa 17, nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magare yo no kubahetswe n'amafarashi be. 18, Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no kubahetswe n'amafarashi be. 19, marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli arahava ajya inyuma yabo, ya nkingi y'igishu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo. 20, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli z'Abisirayeli. Bariya ibabera igicu n'umwijima, abandi babera umucyo ubamurikira nijoro, niba ntibegerana iryo joro ryose. Uriko agatendo kari kuba hano in the same sea. mu nyanja imwe, bamwe bari kumurikirwa iryo joro ryose, abandi ntibabona mu mwijima. So mu nyanja hari kuba ibintu bibiri, hari ibyari biri gukurwaho n'ibyari bigiye kubaho. So you see, hari two types, hari ubwoko bubiri, hari amatimu abiri, timu ebyiri. Timu ya mbere igiye kuhashirira, iyindi timu igiye kwambuka. So mwibuke kuminutinga mwese, mwibuke kuminutinga. Dani musinzi nanjye kiri kuyishonda kiriya kigiye. So byahagaze. Mwamfasha mukamutinga na David. Okay. Austin adufasha mukureho. Okay. All right, yagiye. Nuko bamuting akongera kigarura. All right. Imana ishimye cyane, reka dukomeze. Inkuru itubwira Abisirayeli ko barimo bambuka, ariko bari kutubwira teams ebyiri, zose zikaba zari ziri mu nyanja imwe. Hari abagendaga bagiye kwambuka n'abari bagiye kwibagirana burundu. Hari abari bagiye kwambuka, hari n'abari bagiye kwibagirana burundu. Umugisha wari muri Yorodani. Uwo mugisha wari muri Yorodani. So wari mu nyanja itukura. So muri nyanja itukura baratubwiye ngo ntibigeze begerana iryo joro ryose. 21, Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka
ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati y'aho yari ari hahinduka ubutaka bwumutse. So haje umuyaga, uwo muyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose. So something was going on. Hari ikintu cyari kiri kuba muri iyo nyanja itukura ijoro Abisirayeli bambukiyemo. Umuyaga wari urimo uhuha ijoro ryose. Hari operasiyo yari iri kuba muri icyo gikorwa iryo joro ryose. Usubiza inyanja, mutekereze, ubundi imiyaga ihushya inyanja mu nyanja urahuha, ariko ntabwo ushobora gufata inyanja yose ngo uyisubize inyuma. Mushobora kumva imbaraga z'uyu muyaga wari urimo ufata inyanja ukayisubiza inyuma uko zanganaga. Ni umuyaga utari umuyaga usanzwe, ni umuyaga utari umuyaga usanzwe, ni umuyaga ngira ngo kugira ngo ufate inyanja uyigize hirya ukoresheje umuyaga, ubwo ushobora kumva niba ibyo bintu bishoboka ubusanzwe, ariko mu mateka byabayeho, byari bigiye kubaho rimwe. Ijoro ryose urahuha, ariko tekereza guhuha udahagarara. Ijoro ryose umuyaga uhuha ijoro ryose, kandi ufite icyerekezo urimo, wigize intego ni ukwigiza amazi inyuma. Oh my man, kuki amazi inyuma? Kuko Abisirayeli bagombaga kwambuka ahumutse. Hari umurimo uri gukorwa hano. Amazi ari kwigizwa hirya kugira ngo haboneke ubutaka, kugira ngo abambuka batambuka biciye mu mazi nk'uko bisanzwe, ahubwo iterabwoba n'imbaraga n'ubushobozi bw'amazi bwigijwe hirya kugira ngo abantu bambuke neza. Iyi muyibuke ni inyanja itukura, igishushanyo cy'urupfu. Bakundwa, ndagira ngo mwumve iki. Wenda hari urubyaro ruzabyumva. Niba inyanja itukura yari igishushanyo cy'urupfu, noneho hakaboneka umuyaga usunika iyi nyanja hirya, ubwo ni iki kiri gusunikwa hirya? Oh Jesus, ni iki kiri gusunikwa hirya? Kuko iyo nyanja ni nayo yahitanye abandi bari babakurikiye. So byari bikenewe ko haboneka umuyaga urengera abangaba bari bwambuke, ariko kandi iyi nyanja n'ishusho y'urupfu yigizwe hirya n'imbaraga zidasanzwe, imbaraga z'Imana, kugira ngo abangaba bambukira humutse, igihamya cy'uko ari amahoro, peace. Inyanja itukura, izo operasiyo zari ziri kubera icyarimwe muri iryo joro. Nkunda detaye cyane. Hano baratubwira ngo bambukira ku butaka bw'umutse. Abisirayeli ku murongo wa 22, Abisirayeli bajya mu nyanja hagati, baca nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. So amazi akora inkike ku rundi ruhande, ariko atabakoraho. Nibuka amazi arashushanya urupfu. You can understand kubera icyo umuzuko waje kubaho. Nkurikire, kubera ko hari ikintu kidasanzwe mu rupfu rwa Yesu. So winjiye muri iyo nyanja, binjiye muri iyo nyanja, of course bagombaga gupfiramo bose, ariko aho kugira ngo inyanja ibahitane, yigizwa hirya ibahindukira inkike.
ntiyabakoraho, ntiri kubakoraho kuko ari ubushake bwabo, iri kubakoraho kuko ari ugushaka kw'Imana. Mushobora kumva ko urupfu rwarimo rwigizwa hirya n'imbaraga z'Imana. Hari intsinzi igiye kubonekaho itari intsinzi ibonetse. Alright. Reba iki kintu, umurongo wa 23. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be. Ndagira ngo wumve ngo ni amafarashi yose. Habayeho umunsi aho Farawo yabuze ubwenge, ahita avuga ngo icyitwa ifarashi cye cyose, icyitwa ingabo cye cyose, icyitwa igikomangoma, umuntu wese urwana, ubishyize hamwe ni babandi bose bakoreshwaga mu guhohotera Abisirayeli. Ni babandi bose bari bari ku ruhembe rw'abantu bakoreshaga uburetwa Abisirayeli bari muri Egiputa. Kuko komande yavaga ku mutware mukuru Farawo. Ubwenge burabura, ayora ingabo ze zose, nawe ajya ku rugamba, ajya imbere aho kohereza y'abasirikare. Ntiyarazi ibyo yarangiye, ibyari bigiye kumubaho. Umva iki kintu, ngo abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'abafarashi be bajya mu nyanja hagati. Ntibakurikiye uko atubwira. Imana ishimwe cyane. Ndi gushyiraho ngateze. Ndi gushyiraho ngateze umuraba. Utazanye inyama haze hari washyizeho mute please, agira ugufasha ukande mute umwanya dusoza, mukande mushyireho mute. Yego udufashe kabisa. Ntago bashaka kubona umujinya wera utumanukiramo, you know. All right. All right, now reka turebe. Umurongo wa 24 uravuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka Jesus yitamururira mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba. Kandi ntacyo yari yagakoze, ni ukubitegereza gusa. Uwakubwira imyaka bamaze baragize Abisirayeli abaretwa, igihe Farawo yiyemeraga ngo iyo Mana ni Mana ki, hano nta nubwo irazi, ngo ni ukubitegereza gusa, ngo kandi uyu ni marayika w'Uwiteka. Ngo igikuba kibacikamo, kubitegereza gusa. Kandi kera bahimba ari ibintu bavuga ngo akagabo gahimba kandi kataraza. Iki gihe uburyo biyemeraga hataragira ikiba, so bumvaga amaboko ye, ninde wabakiza amaboko yanjye. Ari kubitegereza gusa marayika w'Uwiteka, ngo bacikamo igikuba. Na 25 apfura inziga ku magare yabo, ubwo amapine ahita avaho. Akura inziga ku magare yabo bituma akururika aruhijwe cyane. So amapine avuyeho n'ubundi amafarasi akomeza kugenda, ariko biyagoye kuko icyakihutishije abantu kugenda yari iki? Yari inziga. Abanyegiputa baravugana bati duhunge Abisirayeli kuko Uwiteka abarengera akarwanya abanyegiputa. Ubwo bageze hagati babona yuko ibintu bikomeye, but it was too late.
it was too late. Igihe cyari cyarenze, ntabwo byashobokaga gusubira inyuma. Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajya ku banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi babo. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo. Abanyegiputa barayihunga, Uwiteka akunkumurira abanyegiputa hagati mu nyanja. Muzi ikintu bita gukunkumura? God. Hano mwibukire n'isezerano ryarimo abamarayika ntibakinaga, ubabwira ikintu urushyi hasi. So ntabwo hano ni administration y'aba angels. So niyo bavuga ngo Uwiteka, ariko mu by'ukuri ababikoraga hano ni abamarayika, the angels. Yari disposition y'abamarayika. So bakumurira mu nyanja, amazi asubira ahayo, arenga ku magare no ku bahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisirayeli, ntiharokoka n'umwe muri bo. Please, urabona hari details zikomeye cyane, iyo tuzumvishije biradufasha. Abisirayeli batubwiye yuko izi ngabo za Farawo zose zapiriye mu nyanja, ntiharokoka n'umwe. Bivuga ngo nta n'umwe, niba bivuze ngo nta n'umwe, ubwo ntawe uhari, nta n'umwe warokotse muri bo. Ariko Abisirayeli 29 bacaga hagati mu nyanja nko ku butaka, amazi ababera nk'inkiki iburyo n'ibumoso atabakoraho. Birumvikana uko niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije Abisirayeli abanyegiputa. Abisirayeli babona intumbi z'abanyegiputa ku nkombe y'inyanja nk'igihamya cy'uko byarangiye ibyabo. Abisirayeli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku banyegiputa. Ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. What a story, my. You see again, iyi ni inkuru, ariko iyi nkuru ishobora kubonekamo ishuriro. Mwibuke ishurirwa ni Kristo Yesu. Turi gushaka kuvuga ubudasubira mu iborero. Deja hano nima mubibona, niba muri kubibona, hari igihamya cyo kudasubira mu iborero cyari kiri kwerekanwa hano. Ni ikihe gihamya cy'uko batari gusubira muri Egiputa bakundwa? Ubushize ku cyumweru tureba, twabonye ababwira ngo mwice umwana w'intama azababere, muzakore kuri uwo munsi wa Pasika. Umunsi wa Pasika ubabere umunsi wa mbere w'imyaka yanyu, nguko kalendari y'Abisirayeli iteye. No kuvuga ngo ukwezi kwabo kwa mbere guhura n'ukwezi kwacu kwa kane muri Nisani niko kwitwa uko kwezi kwabo. Hagati y'ukwa gatatu n'ukwa kane kwacu niho hari uko kwezi kwabo. Yetu uko kwezi kwabo kwitwa kwa mbere niko kwatangijwe na Pasika. Ufite nicyo gihe cy'umwaka utangirira. Niyo mpamvu navuga ngo ubundi gikwiye kuba ari byo tangiro ry'abizera. Kubera iki? Niko kuri, kubera ko urupfu ruhitana ibya kera, umuzuko ukazana ibishya. So ni wakwiye kubitangira ry'abizera. So ni wo mwaka wacu ukwiye kuba uwa mbere. Ndagira ngo murebe iki kintu gikomeye. Baratubwiye ngo abanyegiputa barepresentande aha Abisirayeli bahoze mu buretwa. Abisirayeli bahoze mu buretwa. Abisirayeli bahoze badahumeka, batarya, batanywa, bababaye iminsi yabo yose, byatumaga barira bakaboroga. Abantu bari babafashe babikoraga ni bande? Farawo n'ingabo ze zose n'abari babishinzwe bose nyine bari muri uwo mujyo, nibo babikoreraga Abisirayeli. Byagenze gute? Bari kutubwira icyabaye ku Bisirayeli nyuma yuko bamaze kurya umwana w'intama w'Imana. Bari bamaze imyaka 400 mu buretwa bakundwa, 430 noneho to be precise, ko 400 yari yarahanuwe
Imana yari yarabwiye Aburahamu, ariko noneho baza kurenzaho 30 kubw'impamvu zibaturutseho. Hanyuma iyo 30 biba imyaka 430. Bamaze imyaka 430. Tekereza uwo munsi Mose nibwo yababwiye ari kubareba, ari kubabwira, ubundi iyo duhera hejuru mwari kubibona bivuga ngo aba banyegiputa mubona uyu munsi ntimuzongera kubabona ukundi. Ngiye nasomye uburyo ko abo banyegiputa batongeye kubabona ukundi. Kubera iki? Ingabo zose nta n'umwe uvuyemo, bose baguye mu nyanja. Icya kabiri, byasabaga nanone yuko niba hari ikindi cyaba kigiye kubatera, birasaba ko kiza kwambuka inyanja itukura. Yeti iyo nyanja itukura ntibyakunze, kuko n'abagerageje bayiguyemo bose nta n'umwe uvuyemo. Ubwo ku ruhande rw'Abisirayeli bibahindukira igihamya yuko ari bwo bwa nyuma babonye Egiputa, igihugu bababariyemo, igihugu cy'uburetwa, kandi ko batazongera gusubirayo. Icyambere, hagati yabo naho bavuye hari inyanja itukura, n'abari bagerageje kuyambuka bose baguyemo. Cyari igitsikamutima ku Bisirayeli, bemejwe ukuri kuko batazongera gusubira muri Egiputa. Bwa bwoba bwose bari bafite mbere yuko bambuka inyanja itukura bwarashize. Ubwoba bw'uko bari buterwe n'abanyegiputa bwarashize. Ubwoba bw'uburetwa bahozemo bwarashize. Niki turi kubona hano muri iri shusho? Turi kubona ukwambuka kw'Abisirayeli bava muri Egiputa, ariko bambuka inyanja itukura. Uko kwambuka inyanja itukura ishushanya urupfu nk'uko nabivuze. Umuyaga uri ku ruhande rwabo wigiza hirya urupfu, maze barambuka, uhitana ikintu cyose cyari cyarabashyize mu buretwa. Ubwo ni ukuvuga Farawo n'ingabo ze zose, abari muri iyo mitekerereze, abari bafite iyo myumvire, abari barabagambaniye, abari barabagiriye nabi, bose bahitanwa n'iyo nyanja. It's just a picture. Ni ishusho itwereka yuko hazabaho kwambutswa urupfu, mu rupfu rw'umwe ruhitanye urupfu. Why make sense? Urupfu rw'umwe ruzahitana urupfu, twambukire muri we, twambukana nawe. Kandi nitumara kwambuka, uko kwambuka kuzaba uk'umwihariko, ko bitazaba bigishoboka ko twasubira aho twahoze. That is why iyo ubabariwe, iyo ucunguwe, ni igikorwa gikorwa rimwe kugeza iteka ryose, ku buryo bidashoboka ko wakisubiza inyuma. Umukiza Yesu Kristo, turaza kubireba minota nidukundira, nicyo cyatubayeho. That niba wambutse inyanja itukura, ni igihamya cy'uko Farawo n'ingabo ze zose batsinzwe burundu. Oh my God! Niki gituma abantu basubira mu iborero? Niki gituma abantu basubira mu iborero? Ese kwambuka inyanja itukura bivuze iki? Ni uguca mu rupfu. Naho hakurya y'inyanja itukura wahita mu gihugu cyo hakurya y'urupfu. Kandi uburyo bahaciye biragaragara ko batari kwiyambutsa keretse imbaraga z'Imana zonyine. Nicyo gituma tubona umuyaga wahushye kugira ngo bashobore kwambuka. Nk'aho ari igihamya cy'uko ni umurimo w'Imana uri gukorwa, si umurimo w'abantu. Ku bwabo ntibishoboka, ariko kuri yo birashoboka. Ariko ikigiye gukora ni ikintu kizatangaza Abisirayeli mu kubaho kwabo kose. Niyo mpamvu Imana yaje kubabwira ngo iki kintu mujye mukizirikana, kuko ibyo nkoreye aha ndashaka ko buba ubutumwa kuri mwe, ndashaka ko biba igihamya kuri mwe, mwumva ububasha bwanjye, mutongera gutinya ikintu icyo ari cyo cyose, hatagira igitekerezo cyo gusubira mu gihugu cy'iborero cyangwa cy'akaga mwahoze. Umuzuko uduhamagarira kudasubira mu bihugu by'iborero, kudasubira mu iborero.
kandi washyizeho fondasiyo, watumye bikunda, kubera igikorwa uburyo cyakozwe cyari cyuzuye imbaraga nyinshi. Iyo hataba uwo muyaga w'Imana uhuha, ntabwo byashobokaga kubona inzira hagati mu mazi menshi. Ariko amazi menshi amwe ahagaze iburyo ndahagara ibumoso kubw'imbaraga z'umuyaga wahusha amazi, maze Abisirayeli bakambuka. Ariko ibya kera, meaning ibyahoze bibafashe, aho baboze mu buretwa, bishirira muri iyo nyanja. Nicyo gituma tuvuga ko ku musaraba ariho honyine ibya kera byagombaga gushirira. Ntibyemerewe kwambuka mu gihugu cy'abazutse, byose bigwaho. Niho imitwaro yose imanukira, niho agakiza, niho ibya kera byose bishirira. Yitwa eschatology, niryo herezo rya Adamu wa mbere, niryo herezo ry'ikiragano cya mbere, niryo herezo ry'isi ya mbere, niryo herezo ry'uburetwa bwose, niryo herezo ry'ubunyacyaha, niryo herezo rya virusi yinjiye mu isi ikomotse mu muntu umwe, niryo herezo. Bakundwa, ndagira ngo mabwire ikiri kuba hano. Bagiye muri Egiputa gute? Bajyanyweyo n'umuntu umwe. Bavuye muri Egiputa gute? Bavanyweyo n'umuntu umwe. Oh, glory to God. Ndagira ngo wumve iki cya kabiri. Nibwo nanone bwa mbere turi kubona a whole nation, nsubiremo, igihugu cyose cyambukira rimwe. Igihugu cyose, abakuru, abato, abasaza, abakecuru, abantu b'ingeri zose. Meaning harimo ishusho ikomeye. Niba igihugu cyose gishobora gucira mu rupfu icyarimwe, niba igihugu cyose gishobora gupfira rimwe, niba igihugu cyose gishobora guca mu nyanja y'urupfu icyarimwe, then hari amakuru arimo. Nuko umunsi umwe isi yose nk'umuryango w'Imana uzapfira rimwe. Najya kubitubwira mu Bakorino tutazabihakana, kuko hari ishusho yigeze kuba mu isezerano rya kera, aho igihugu cyose cyambuka nta n'umwe uvuyemo. Oh, glory. Ayo si amakuru, iryo ni ishuri. Ni Kristo Yesu bari kutwereka hano. A whole nation. Israeli yatoranijwe nk'ishusho y'umubiri wa Kristo. Yari yaratoranijwe nk'ishusho y'umubiri wa Kristo. So turi kubona igihugu cyose cyambuka. Mwibuke igihugu cyose cyatwariwe rimwe mu buretwa. Igihugu cyose turi kuvuga ni ikihe? Isiraheli witwa Yakobo, wakomotseho n'imiryango 12. Iyo yari a nation ubwayo. Niwe wakomotsweho n'igihugu cyose cya Isiraheli. Mwibuke yamanukiye rimwe muri Egiputa, we n'urubyaro rwe rwose. Mu gihe bamanukiye muri Egiputa n'urubyaro rwabo rwose, meaning igihugu cyose kigiye muri Egiputa, mu gihugu cy'uburetwa. Ariko kandi umunsi cyavuyeyo ntihazavayo umwe, bazavirayo rimwe, kandi bazavayo bavanyweyo n'umuntu umwe. Inde? Mose, umuhuza w'isezerano rya kera. Kristo, umuhuza w'isezerano rishya. Uyu Mose ari kubakuza y'amaboko akomeye y'Uwiteka. Nk'uko Kristo, umuntu Mana, atabikoze nkawe nk'umuntu usanzwe, yari ijambo wambaye umubiri, waje gukora ibidashoboka, ngo atwambutse twese inyanja itukura kubw'ububasha bwe. Muri iyo nyanja twambutsemo, ahagarika urupfu mu rupfu rwe rwo ku musaraba, hanyuma twe twambuke, ariko ibya kera bizimire, adutandukanye nabyo, atwinjize mu gihugu cy'umuzuko, aho tudasubira mu iborero. Bakundwa, Imana ishimwe cyane ku bwa Kristo Yesu. Oh, glory, hallelujah. Aho uri uvuge amen. Aho uri uvuge amen. Imana ishimwe cyane
kubwa Kristo Yesu wambukije twese, niyambukije babiri, niyambukije batatu. Twarabisomye ngo twemejwe mu mitima yacu. Paulo abyandika yuko ubwo umwe yapfaga bose bapfuye, ubwo yapfiriye bose ariko bose bapfuye. Ibyo niba utabyumva cyangwa utabishyikira, reka tubanze dusubire inyuma. Niyo mpamvu nababwiye ngo reka tubanze twiyereye inyuma, ahari dushobore kubisingira. Igihugu cyose niba cyakwambuka, uherahe ko Imana itakwambutsa abantu bayo icyarimwe at the same time kubw'imbaraga zayo. Kandi kubambutsa, Imana izi ubwenge, ntishaka kubambutsa nk'abahunga. Bo bagiye basa n'abahunga. Imana ashaka kubabwira ntabwo ngiye mpunga, ndashaka mbambutse mwitonze ijoro ryose. Murumva hari ubushakashatsi bwerekana ngo bari benshi cyane, ntabwo mfite numbers ariko byari ibihumbi n'ibihumbi. Namwe mutekereze, niba baramanutse bakajya muri Egiputa bakamaraho imyaka 400, hari imibare imwe ivuga ngo bashobora kuba ngo bari bagize ngo miliyoni 2, simbizi n'ibyo byari ukuri, ari abandi bavuga ibihumbi byinshi, ariko nimutekereze ni igihugu cyose, harimo abana, abari bavutse, nta kwirukanga guhari hano. Bagomba kugenda bitonze kuri pesi yabo. Nicyo cyatumye ngo marayika cyagiye aza ngo yafashe ikirere cyabo ngo agishyiramo umucyo, ngo maze ikirere cy'ababakurikiye inyuma kiza mu mwijima, ngo habamo itandukanirizo hagati yabo hamwe n'ababakurikiye. Bagenda bitonze noneho kugira ngo bariya batabafata ngo inziga zabo azikuraho. Birabagora gukurura bibi ijoro ryose, wongereho umuyaga nawo ukubita impande zombi, inzira iraboneka. Ariko kandi ubwo hari ukuntu wananizaga cyane n'Abanyegiputa. Nanone ako kanya ngo Uwiteka ngo arabitegereza muri marayika ngo bahinda umushyitsi, mu gihe abandi barimo benjoyinga bambuka neza. Ibi ntabwo byakorwa mu bwenge bw'abantu, ntabwo ari plan ya Mose, ntabwo ari icyifuzo cye, sibo babipanze. Ibi si umupango wabo, babyita umurimo w'Imana, the work of God. Wari ishusho y'umurimo wa Kristo uzakorwa ku buryo hatagira uwirarira. Reba mu gice gikurikiro cya 15, Miriyamu atera indirimbo hejuru, aririmba ashima Uwiteka. Nicyo gikwiye gukurikira ku muntu wahishuriwe, wabonye ibyabaye muri iyo nyanja. Yagombaga gusigara ashima, indirimbo z'amazamuka. Imana ishimwe cyane. All right, nkabaza ikibazo muri aka kanya. Ese koko Farawo n'ingabo ze zose zashiriye mu nyanja? Yego. Ikibazo ni ikihe dufite? Honestly, bakundwa ku isi yose, aho muri hose, ikibazo dufite ni iki? Are we sure tuzi ibyabaye ku musaraba? No, wait. Are you sure uzi ibyabaye? Hajya urara wirukana iki? Are you sure uzi ibyabaye ku musaraba? You see, uyu ni umurimo. Now reka tujye muri Yosuwa. Yosuwa igice cya 3. You see, impamvu dukunda isezerano, dushobora kujya tujya mu isezerano rya kera kwa niryo benshi bumva. So we need to help them. Wera mu isezerano rya kera tukaza no muri shya kugira ngo duhuze, kuko abantu bagira ngo ni ibintu ngo by'inzaduka. Ibyo bintu muvuga ngo byanditse. Ndizera ko nawe ufite Bibiliya irimo kuva igice cya 14 aho tumaze gusoma. Nawe ndizera ko no muri Bibiliya yawe harimo Yosuwa, tugiye gusoma igice cya 3 umurongo wa 14. Reka dusome. Igice cya 3 umurongo wa 14 tugeze ku wa 17. Aranditse ngo, now hano ni igihe Abisirayeli bakoze urugendo bageze ku yindi nyanja bagomba kwambuka niba bagiye kwinjira muri Kanani noneho.
iyi nyanja yitwaga Yorodani. Yorodani bishushanyo bivuga Yorodani, Jordan, ubundi bivuga nanone inyanja y'urupfu. Can you imagine ko iyi nyanja ari inyanja y'urupfu? Ubwayo Yorodani nayo ubwayo yashushanyaga urupfu. So turi aho ngaho rero muri Yosuwa igice cya 3:14 haravuga ngo nuko abantu bava mu mahema yabo bakurikira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano kugira ngo bambukane. Hano nta muntu washoboraga kwiyambutsa, reka da, mwumve dore icyabaye. Ubwa mbere bambukijwe na Mose, ariko hano Mose yari yapfuye. Mu gice cya mbere cy'iki gitabo cya Yesu utangira ubona Uwiteka avuga ngo umugaragu wanjye yapfuye, Imana irwagurutsa Yosuwa. Ariko kandi iki gihe hari ihema ry'Imana, ariko by'umwihariko isanduku y'isezerano. Nakubazi ibishushanyo by'isanduku y'isezerano byari picture image ya Kristo Yesu. So kuri inshuro tugiye kubona isanduku n'umurimo wayo. All right, dusoma umurongo wa 14 ko narivuze, nuko abantu bava mu mahema yabo bakurikira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano kugira ngo bambukane. Se nta gitangaza kiri kuba abatambyi, igitangaza cyari kiri kubona ko bari bahetse isanduku y'isezerano. Mwibutsa yuko mu makuru nuko iyi sanduku urebye uburyo yari ikoze n'uburyo yari iremereye, biragaragara ko batayihekaga ahubwo ariyo yabahekaga. Kuko uburemere bwayo ntibari gushobora kubushobora, n'intugu zabo zari kuba zaragize damage. Ariko icyabaye nuko yari yoroshye, nanone ku rundi ruhande niyo yari ibahetse. So sibo bari bayihetse. Umutwaro wanjye nturemera. Mkese ushaka gutekereza ko Imana yari yabahaye imirimo ibaremereye. Alright, hano aravuga ku murongo wa 15, nuko abatambyi bahetse isanduku bageze kuri Yorodani, ibirenge byabo bigeze mu mazi, kandi igihe cy'isarura amazi ya Yorodani arenga inkombe. So bari kutubwira ngo nimugire ngo bageze kuri Yorodani amazi atarimo. Bari kutubwira ngo bageze mu gihe cy'isarura. Umwanditsi akaduha detaye ngo icyo gihe amazi burya aba yarenze n'inkombe. Gushaka kutubwira ko amazi yari ahari, kuko hari abantu bavuga ngo wenda uwo munsi yari yakamye, cyangwa se izuba ryari ryavuye amazi yagabanutse umuntu ashaka kwambuka bikamugera mu mavi. Hano aratubwira ngo igihe cy'isarura amazi ya Yorodani arenga inkombe. It is true. Umurongo wa 16, amazi yo haruguru arahagarara. Sinzi niba muri kubona ko byisubiyemo. Amazi yo haruguru arahagarara, yikubira ku mudugudu witwa Adamu. Umudugudu witwa Adamu arabakiwumva. Umudugudu witwaga Adamu, ayo mazi yikubira ku mudugudu witwa Adamu. Oh my. Hateganye n'Isaretani, kure yaho bashakaga kwambukira, kandi ayo hepfo atembera mu nyanja yitwa Araba, ariyo nyanja y'umunyu. Arashira. Nuko abantu barambuka babona Yeriko. Reba, abatambyi umurongo wa 17 bahetse isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bahagarara muri Yorodani. None umureba agashya kabaye muri iyi Yorodani, mwibuke ni inyanja y'urupfu, hagati humutse neza. Nanone byisubiyemo, humutse neza, hatanyerera. Abisirayeli bose bambukira humutse kugeza aho ubwoko bwose, nsubiremo, kugeza aho ubwoko bwose bwarangirije kwambuka Yorodani, kugeza aho ubwoko bwose bwarangije kwambuka Yorodani. Hano noneho bahageze, bo bahakoreye udushya. Babanza bafatamo n'umwanya. Ntabwo bambukaga bihuta, baraje babanza bahagarara. As long as isanduku, na isanduku representa Kristo. So meaning Kristo niwe bari babwiye ngo abatambyi mwe mukurikira abatambyi bikoreye isanduku, niba kandagizamo ikirenge, bagikandagizamo ikirenge, amazi atangira gucikamo kabiri. Mwibuka ya mazi ashushanya urupfu. Isanduku igezemo n'abayikoreye, I believe
nibishaka bizaba imyaka 20, 30, 40 iri imbere, 50, I don't know, cyangwa umwaka utaha cyangwa uyu mwaka. Agomba kubaho generasiyo ihishurirwa iby'intsinzi ku rupfu. Ni ibintu tugishimashima, but nk'ubu mbona ibyanditswe byinshi bibivuga tukaruma tugashima dusimbuka. No kuri iyi platform ntacyo nabivugaho, reka tubyihore. Reka urebe uyu mwanditsi aratubwiye ngo iyi sanduku n'abayikoreye. Mwibaza Kristo ari hehe uyu munsi wa none? nta nubwo mwikoreye ngo bagikandagira muri ayo mazi, amazi acikamo kane, kuko isanduku y'Uwiteka itari kurengerwa. Oh my Jesus, bagumamo. Alright, itusimbuka ku gice gikurikiyeho, duhere ku murongo wa 10, igice cya 4, kugira ngo badusoreze batubwire uko byaje gusoza. Igice cya 4 umurongo wa 10 kugeza kuri uwo nguwo uheruka kugeza kwa 24, dusome twihuse. Nuko abatambyi bahetse isanduku bahagarara muri Yorodani hagati kugeza igihe ibyo Uwiteka yategetse Yosuwa kubwira abantu byarangiriye nk'uko Mose yari yategetse Yosuwa byose. Nuko abantu barihuta barambuka, ariko abantu bose bamaze guhita. Notice iri jambo ryitwa abantu bose. Ni ibitangaza biri kuba hano. A whole nation, igihugu cyose kiri kwambuka. Abantu bose bamaze guhita, isanduku y'Uwiteka ihetswe n'abatambyi irambutswa, abantu babireba. So hari abahamya bari kureba uburyo ibi bitangaza biri kuba. Ndababwiza ukuri, hari abahamya bazabona uburyo aya mazi, iyi nyanja, iki cyitwa urupfu kizacikwamo kabiri. I'm telling you, hari urubyaro ruzavuga ngo warupfuwe, kunesha kwawe kuri. Kuyo abantu bari gusoma ariya bazi ngo ni hari urubyaro rugomba kuzabivuga. Urupfu, warupfuwe, kunesha kwawe kurihe, urubori rwawe rurihe. Bamaze kubona neza iby'umuzuko wa Yesu, zaravuga ngo ariko abantu bose, abantu barabirebaga. 12 avuga ngo Abarubeni n'Abagadi n'igice cy'umuryango wa Manase babanziriza Abisirayeli kwambuka bafite intwaro uko Mose yari yarabategetse. Ingabo nk'inzovu enye zifite intwaro zinyura imbere y'Uwiteka mu kibaya cy'Yeriko ziteguye kurwana. Na murebye iri jambo rivuga ngo urugero aha turebye ngo ingabo nk'inzovu enye. Inzovu byaringira ngo nk'ibihumbi 10 something, imibare imeze gutyo. None tekereza niba ari nk'inzovu enye, niba ingabo zari inzovu enye, tekereza abaturage uko banganaga. Niyo mpamvu ndikubwira ngo bari benshi. Hano turi kuvuga ingabo bwazo ni nk'ibihumbi 4 cyangwa se ibihumbi 40. Mibare niba nyikoze neza. Inzovu ishobora kuba yivuga ibihumbi 10 cyangwa se maybe ibihumbi 10. Noneho niba inzovu cyangwa se undi mubare, I stand to be corrected. Hano icyo ndi kwerekana nuko bari benshi. Noneho tekereza abaturage niba bari ingabo. Alright, hano aravuga 14, uwo munsi Uwiteka akuza Yosuwa mu maso y'Abisirayeli bose, baramwubaha nk'uko bubahaga Mose iminsi yose yamaze akiriho. 15, Uwiteka abwira Yosuwa ati tegeka abatambyi bahetse isanduku y'isezerano bave muri Yorodani. Ubwo barenjoyingaga zongazi Yorodani yari ikirimo isanduku, washoboraga amazi ni yari kwegerana as long as igihe cyose isanduku ihari. None ndi kubabwira ngo twebwe nta nubwo tuyihetse ku mutwe cyangwa ku bitugu, Kristo ari muri twebwe. Ufite ikintu, nibyo Pawulo yavuze ngo nubwira ubwahishwe kuva kera, ngo ni Kristo muri wowe. Uzi ibyiringiro by'ahazaza hawe, uzi ibyiringiro by'intsinzi n'uburwayi n'ibindi byose ubona, poverty, lack, ibintu byose, ni Kristo muri wowe. Meaning, umunsi wumvishije who is in you, uri muri wowe, kwari uturi mu bisi, uzikunkumura umukungugu wose, uwo ugende wenda.
Imana ishimwe cyane. Saravuga ngo tegeka abatambyi bahetse isanduku y'isezerano bave muri Yorodani. Ikintu cyonyine gituma Yorodani isubirana ni absence y'isanduku. Ni igihe isanduku y'Imana yabitaha. Yari ishusho ya Kristo Yesu. Ibyo mvuga, imbaraga z'umwijima ziva he? Icyitwa imbaraga z'umwijima n'ibura ry'umucyo. Naho umucyo uhari ntabwo twongera kubona icyitwa umwijima. Ikibura rero ntiwabuze imbaraga zirukana umwijima. Icyo ukeneye ni umucyo mwinshi. Imana ishimwe cyane. 18 abatambyi bahetse isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bavuye muri Yorodani bashinze ibirenge imusozi, amazi ya Yorodani ahera karasubirana, asandara hose arenga inkombe nk'uko yari asanzwe. Amazi yasubiye hamwe arenga n'inkombe nk'uko yari asanzwe. Abantu bazamuka bava muri Yorodani ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa mbere, bagandika i Gilugari mu rugabano rw'i Yeriko mu ruhande rw'iburasirazuba. Umusozi bose buriragaho umusozi wa Gilugari. Uyo bashakaga gutera hariho hose, imbaraga zabo zose bashaka kuzegeranya nk'ingabo, bagara ku musozi wa Gilugari witwa umusozi w'ubutsinzi. So uyu wari umusozi w'intsinzi bahagararagaho. Iyo bahagararagaho babaga bazi bagiye gutsinda. Ariko hari undi uteye ikibazo witwa Bokimu. Iyo wahagararagaho wabuzi kugiye gutsindwa, morale yose yajyaga hasi. Ariko wabaga ahagaze kuri Gilugari, intsinzi babaga bayumva. Umurongo wa 20 uratubwira ngo yamabuye 12 bakuye muri Yorodani Yosuwa ayashinga i Gilugari. So kumbe bageze muri Yorodani batoye amabuye 12 kugira ngo bayubakishe igicaniro kizaba urwibutso rw'iteka ryose ruhamya ngo aya mabuye yakuwe muri Yorodani hagati. Muyakuramo mutese. Icyo gihe Yorodani Imana yari yayifunguye twambuka twembi kugira ngo mutazabihakana, reka twakuyeyo n'amabuye aba muri Yorodani hagati. Dore iki ni igihamya bashinga ibihamya. Maze abwira Abisirayeli umurongo wa 21 atabana banyu ubwo bazaba base mu gihe kizaza bati aya mabuye nayiki, muzabigishe mubasobanurira muti Abisirayeli bambutse Yorodani ikamye. Mwumve inyigisho babwiwe ngo bazigisha abana babo ko Abisirayeli bambutse Yorodani ikoze iki? Ikamye. What are we supposed to preach? Twe twamamaza iki? Twamamaza iki? Ku Yorodani igaragaza umusaraba. Tuvuga iki twebwe? Ni iyihe nkuru dukwiye kuvuga? Iyambuka ryacu rya Yorodani, uburyo iby'umusaraba n'uburyo byagenze n'uburyo twambutse tukaza mu muzuko. We need to know that. Dukeneye kubimenya. Reba umurongo wa 23. Kuko Uwiteka Imana yanyu yakamije amazi ya Yorodani imbere yanyu kugeza aho mwambukiye, nk'uko Uwiteka Imana yanyu yagize inyanja itukura ubwo yayikamirije imbere yacu kugeza aho twambukiye, kugira ngo amahanga yose yo mu isi amenye ko Uwiteka agira amaboko akomeye, bajye batinya Uwiteka Imana yanyu iteka ryose. Oh Jesus. Ndagira ngo murebe Yosuwa yambukije generasiyo nshya. Mose yambukije generasiyo yavuye muri Egiputa. Icyatumye nayo Yorodani bayambuka nabo bagira ngo bagire experience yo n'abababanjirije bagize. Urumva hari abantu bari barambutse bavuye mu nyanja itukura bahabonye, noneho urubyaro rwavukiye mu butayu kubera ko bamaze imyaka 40. Urumva barahabyariye barahakurira, ntibari bazi icyo kintu cyo guca mu nyanja humutse. Noneho kugira ngo bagendane nabi icyo gitekerezo kandi agihuze n'icyabaye ku nyanja itukura, Yosuwa ari kutubwira insida ebyiri. Aratubwira ngo Imana iravuga ngo
iki kintu cyo kwambuka inyanja itukura ntigihuzwe n'icyo kwambuka Yorodani, kuko bifite aho bihuriye. Ngo kubera iki? Ngo abantu nibabyumva nibwo bazatinya Uwiteka, nibwo bazumva amaboko y'Imana, nibwo bazabona icyitwa imbaraga z'Imana. Niho hari ibanga ry'imbaraga, niho hari imbaraga. Nibumva uburyo mwambutse mwese umuryango wose, mubabwire detaye zose, nimwambutse mwihuta, mwambutse nk'abami, mwambutse mw'abami. Kubera iki? Mwarambukijwe kubw'ububasha bwari buri kumwe namwe. Ubwa mbere wari umuyaga, ubwa kabiri yari isanduku y'isezerano. Ubwo isanduku yabambukije, mwirata iki? Mwari mukwiye, ubwo urumva bagomba kwirata icyabambukije. You see, arababwira ngo izi insida ebyiri, ibi bintu bibiri, ibyabaye kuri Yorodani n'ibyabaye ku nyanja itukura, ngo bizigishwa abana banyu. Ariko noneho giye kuba iby'abana banyu gusa, ikikwereka ko byari bikwiye kuzagera ku isi yose. Ibi ntabwo ari amategeko, ibi ni ishirirwa rikomeye ko navuga ngo kuko Uwiteka Imana yanyu yakamije amazi Yorodani imbere yanyu, kugeza aho mwambukiye nk'uko Uwiteka Imana yanyu yagize inyanja itukura. Ubwo yambukije, yayikamije imbere yacu kugeza aho twambukije. Oh Jesus, 24, ngo kugira ngo amahanga yose. Noneho kuri iyi nshuro ntabwo ari abana b'Abisirayeli gusa, amahanga yose iyo mu isi amenye ko Uwiteka agira amaboko akomeye, bajye batinya Uwiteka Imana yanyu iteka ryose. Oh Jesus, n'icyo amahanga yagombaga gutinya ni uburyo bambutse inyanja itukura ari bose icyarimwe, ni uburyo baciyemo humutse, ni uburyo ingabo za Farawo zazimiriyemo burundu. N'icyo amahanga yagombaga gutinya, yagombaga gutinya uburyo bambutse Yorodani bagatindamo, amazi agasubirana gusa igihe isanduku y'Uwiteka yetswe n'abatambyi yavuyemo. Aravuga ngo ibyo bikorwa bifite aho bihuriye, kuko byose bivuze urupfu. Icya kabiri ni imbaraga z'Imana ziri kubikora. Icya gatatu ni igihugu cyose kiri kwambukira rimwe. Ari kuvuga ngo ibi amahanga nabyumva azumva imbaraga z'Imana. Nongere nsoreze aho nashakaga ubundi gutangirira. Bivuze ngo ngiye gusoma uwo murongo gusa, ariko kubera igihe tuzahahera. Next time tuzakora part 2 ijyanye n'iki ngiki kudasubira mu iborera. Ndashaka kuzakivugaho kabisa. Naho ndasoma umurongo wa 14, Abakorinto ba kabiri igice cya murahazi twarasomye ubushize, Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 14. Buri mwizera, buri muntu wese uzi ubutumwa bwiza uyu murongo agomba kuwumenya. Urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye. Abisirayeli barambutse bose inyanja itukura, Abisirayeli barambutse bose muri Yorodani. Bageze hakurya, Imana babwira ngo iki kintu ni igikorwa gikomeye, abantu bakwiye kuzakimenya kugira ngo amahanga yose atinye Uwiteka. Ibyo ni murebe uko byavugwaga aha. Umusaraba wari utaraza. Umusaraba uje, ntiwaza uje guhitana bamwe. Baratubwiye ngo urukundo rwa Kristo ruradata, ko twemejwe nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye. Pause a moment, fata umwanya muto. Ni ibintu bidasoboka ubusanzwe, ariko ni ibintu byabaye turi kubona. Ari imirongo mba numva dukwiye gukorera justice, dukwiye gukorera ubutabera. Take a moment utekereze, wibuke urupfu rwawe.
fata akanya utekereze ku by'urupfu rwawe. Ngo hari umunsi abantu bose bapfuye, nawe urimo. Nk'uko hari umunsi Abisirayeli bose bambutse inyanja, igishushanyo cy'urupfu, bose bambukiye muri. So it happened. Hari ibintu byinshi bigikora bitesha abantu umutwe, byigaragambya kubera ko tutazi icyatubayeho hamwe na Yesu. Abisirayeli bambutse inyanja itukura, Farawo n'ingabo ze zose zigwa muri iyo nyanja. Bakundwa, ntabwo gupfana nawe byahitanye twe, ahubwo byahitanye umuntu wa kera. Twebwe ahubwo twarimo ducungurwa muri urwo rupfu. Ni urupfu rwahitanaga ibya kera rucungura abana b'Imana. Intsinzi yacu, it is over. Dushobora kuririmba ko dufite intsinzi mu buryo bukorwaho. Ibi ntabwo ari information, ibi ni yishurirwa. Ibi noneho ni nabyo ngira kikibazo. Aho dukwiye kugira ishurirwa nibyo dufata nk'amakuru. Ibyo dukwiye gufata nk'amakuru nibyo twita ihishuriro. Iri ryo impamvu ihishurirwa rikwiye kukuzanira ubuzima. Ibi byo bifate apa, si movie, si filme. Bigukozeho, birakureba, c'est vrai, ni ukuri, ni ibikorwaho. Byabaye rimwe mu mateka ya muntu. Iki kintu ntikizongera kubaho ukundi kuko cyabaye rimwe. Wera igihe Adamu yafashe abantu akabagira baretwa, iherezo ry'icyo kibazo ryari kimaze imyaka irenga ibihumbi n'ibihumbi, ryari rigiye kuboneka ku musaraba. Ntabwo ari ibintu dukwiye kurenza ingohe bakunda. Niba ushaka kumenya ikintu gitera ubwoba ibintu byose, ni uguhishurirwa urupfu rwawe. Urupfu rwawe, apana uzapfa ahubwo wapfuye. Ndi kubibwira umuntu wese uri hano, waba utekereza ko ubizi cyangwa ari bwo ukibyumva. Niba iki kintu kitabaye clear muri wowe, ntabwo turava no mu cyitwa icyaha. Niyo mpamvu bakundwa nsobanura ibi, tuzabibonaho ubutaha. Kuki ikibazo cy'icyaha kitakemutse mu mitwe n'imitima y'abantu benshi? Iby'urupfu rwacu twese icyarimwe ntirwamenwe. Kandi niba tutahatinze ngo bisobanuke, n'ubundi ikibazo kizakomeza kiba ikibazo. Ni nk'aho bashaka kutubwira ngo Farawo n'ingabo ze zakomeje kubaho nyuma yo kurimbuka kwazo mu mazi, mu nyanja itukura. Iyo uri kuvuga yuko ibyo yahitanye biriho, ubwo ni ukuvuga ngo uri guhamya yuko Farawo n'ingabo ze zikiriho nyuma yuko zarimbukiye muri Egiputa. Imagine, niba ziriho rero, ziriho mu bitekerezo byawe, mu nzozi zawe, n'ihungabana wenda wagize kubera igihe kinini cy'uburetwa, ariko ukuri kuri ngo ntazihari. Victoire yacu naho iri. Nta Mwisirayeli wari kujya hariya ngo yirate, Miriyamu atera hejuru, ntabwo yavugaga ngo Imana ishimwe ko twashatse ubwato turagashya, cyangwa se abagabo b'intwari bagiye bambutse umwe bazi koga. No. Ahubwo umuyaga w'Uwiteka warahuje, ucamo inyanja kabiri, uhindura amazi ahumutse, bambuka bitonze. Wari umurimo w'Uwiteka. Imbaraga z'Imana naho ziri. If we don't understand the cross, nitutumva iby'urupfu rwacu, biragoye ko twumva iby'umuzuko wacu. Kuko iyi ni imwe mu mirongo ikomeye cyane mu byanditswe bitatu bigaragaza agasongero k'ishurirwa rya Paul. 1, icyo tugaragariza mu Befeso igice cya mbere. 2, icyo tubwira mu Bakorino ba mbere igice cya 15, ni ibyanditswe bitazigera byumvikana, byananiwe kumvikana. Iby'Abaroma mu gice cya 5,
Abakorino ba kabiri igice cya 15 igice cya 5 rada. Iyi mirongo turi gusoma ça fait partie y'agasongero k'ijwi rikomeye cyane Pawulo yahishuwe. Bakundwa, ntabwo yari amakuru n'inkuru y'ibyifuzo, ntabwo ari icyifuzo kupfa. Ndi kubatangariza ibyaba, ndi kubabwira ibyababayeho. Nicyo gituma ibi byo bisaba guhishurirwa. Ntabwo ari ubwonko bwanjye, ntabwo ari imbaraga zanjye zabigeraho. Ibi byo ni uguhishurirwa gusa. Nicyo gituma uwabihishuriwe, oh my Jesus, ahinduka nk'umwana wahungishije atwarwa kuwiteka mu Byahishuwe 12, atandukanye n'umugore wahungiye mu butayu muri experience y'ubutayu mu buzima bwe bwose, ahagaburirwa yarahawe amababa y'ikizu. Ariko wazamutse mu ijuru nawe n'umwana wahishuriwe iby'ubutumwa bwiza uri mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Igihe cyose tudahishuriwe aya makuru, ntabwo experience yacu itandukana n'iy'ubutayu. Igihe cyose duhishuriwe aya makuru, experience zacu zibiza abantu bazamutse bakicarana nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Nicyo gituma uri kugira experience y'ubutayu aka kanya rimwe na rimwe ahita birejeta, kubera ko experience y'ikiri kumubaho niyo we atekereza ko ariko bikwiye kugenda. Mu gihe atazi ko hari umwana wakuwe wazamuwe akicarana akazamurwa mu ijuru. Umwe ni umwana w'Imana, n'undi nawe ashushanya itorero. Ni itorero ariko wagira ngo ririmo abantu babiri, abahishuriye iby'ubutumwa bwiza n'abatarahishuriye iby'ubutumwa bwiza. Abatarahishuriye iby'ubutumwa bwiza experience zabo ubutayu muri age of the church, mu gihe cy'itorero. Mu gihe abahishurirwa ubutumwa bwiza experience zabo ni ukubana na Kristo mu ijuru mu buryo bw'umwuka. So biri kuba amemta uyu munsi wa none. Nicyo gituma byoroshye ko uri guca muri experience z'ubutayu yumva bidashoboka yuko umuntu ashobora kubaho mu mahoro muri experience zo mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Kandi mwumva iki bitandukanya n'iki cyanditswe. Benshi ntibigeze babona iby'urupfu rwabo, cyangwa se babitekereza nk'amakuru asanzwe, ariko nibabona ko iki nicyo gikomeye mu bintu byose. Pawulo yagarukaga kuri izi ngingo avuga ati mwumve Kristo wabambwe. Kuki yatugaruraga ku by'umusaraba? Umusaraba wari warahano umaze iki? Wamaraga iki? Wari kumarira iki abantu? Ibyo nabasomeye byari amashusho y'ibyari kuba biri seriye. Inyanja barayambutse mu buryo buzwi, ni ibintu biri mu mateka yabo. Ndagira ngo babwire ngo aya nayo ni amateka yacu y'ukuri. Umusaraba twawubambanyweho nawo. Aratubwiye ngo twemejwe mu mitima yacu kuko urukundo rwabikoze. Ubwo umwe yapfaga twese turapfa. Reka dushime Imana. Reka twongere dushime Imana. Ni ngombwa ko wowe, ni ngombwa ko njyewe, ni ngombwa ko tubyumva rwose. Ni amakuru meza kuri wowe, ntabwo ari amakuru meza, ni amakuru meza kuri wowe. It's a revelation y'ibihe byose, ni uguhishurirwa kw'ibihe byose. May the Lord data dufashe ngo dukorwe ku maso, duhishurirwe iby'urupfu rwacu, twumve ubwiru burimo n'imbaraga zirimo, hanyuma mu kwambuka twumve icyo bivuze kudasubira mu iborero. Dufate umwanya dusenge, dufate umwanya twese dusenge. Wapfanye nawe, iki ni ikintu gikomeye cyane. Amahanga yose ngo yagombaga gutinya iki kintu nakimenya, yagombaga guha agaciro iki kintu nakimenya. Tube turetse amahanga, reka tuze kuri twebwe. Do we get it? Ese twe turabyumva? Nagira ngo tuzahera aha ngaha, nongera gusobanura igice cya kabiri kijyanye na
kudasubira mu iborero by'ukuri uko bikwiye gukorwa. Can you imagine, tukimagine ko ibyo bintu biri muri iyo mirongo ibiri kurikira, 2 cyangwa 3, murongo wa 15, murongo wa 16 surtout niho zatinda wowe ushaka usome wongera usome, tugomba kuzawigaho 16 na 17. Ni bimwe mu byanditswe byo ku gasongero gakomeye cyane k'ishurwa rya Paul aduha nk'itorero. So twarapfuye rero si icyifuzo ni ibyaba. So ndagusengeye nanjye ngo uyishurirwe iby'urupfu rwawe. Nushaka kwifata nk'umuzuke utemera ibyo gupfa kwawe, nushaka kwibona nk'uwazutse utemera ko wapfa. Urupfu rwa Yesu imbaraga zarwo nuko natwe ubwacu rwatugizeho ubushobozi. Yapfuye wenyine, nidupfa twenyine, twapfanye nawe. Turi muri uwo mwuka, can we begin to pray? Ndagira ngo ushime Imana aho uri, ushime Imana kubw'urupfu rwawe, ariko kandi usenga kugira ngo niba utabasha kubishyikira data gufashe. Pray so that your eyes may open. Usenga isengesho rivuga mfungura amaso mishurira iby'urupfu rwanjye ku musaraba. Ndabyumva ariko simbyumva, ndabyumva ariko simbishyikira. Rwose nta kibazo ntacyo bitwaye, kuko nta bundi buryo icyo ntacyo nabikoraho. Ndagupresentaho icyakubayeho, hanyuma data gukore ku maso. Niwe wenyine waguhishurira. Uwo muyaga w'umwuka wera yaguhishurira icyabaye. So ndagusengeye muri uyu mugoroba aho uri, ndagira ngo dufatanye gusenga. Nawe ushaka kumenya iby'urupfu rwawe. Umugabo witwa Watchman, ngo ijoro rimwe yari arimo asenga, amaze imezi asenga, ariko ngo yashakaga ngo apfe, ngo kuko ari ibintu yari yaravumbuye ko agomba gupfana na Kristo ku musaraba. Ngo muri uko gusenga ngo ashaka ngo apfe, ngo Imana imwice, ngo Imana namwishyura ambwira iti ntago nakwica, nkwice gusa. Urupfu rwawe wenyine ntacyo rumaze. Ariko ndagira ngo wongere urebe mu Baroma, ngo arebye mu Baroma ngo ari kubona ngo kandi tumenye iki ku muntu wacu yabambanywe nawe. Taravuga icyamubayeho nicyo cyakubayeho. Niba wemera iby'urupfu rwe, emera n'iby'urupfu rwawe. Ngo yari ari mu cyumba cyo hejuru, ngo amanuka hasi ameze nk'uwasaze yirukanka, ari kubwira umuryango we ngo nabimenye, ngo napfanye nawe. Ibi ndi kubabwira rero bishobora kuba ari amagambo kuri wowe utarabimenya ko wapfanye nawe. Hari ibintu yarwanaga nabyo bigeraho biranga, ariko umunsi yamenye ko yapfanye nawe, that was the end. Yari iherezo. So si amagambo meza, ni ukuri kw'ibyatubayeho. We died with him. Wowe nanjye dukeneye kubyumva kandi tukabyumva neza. So ndagira ngo wisengere, please fata umunota umwe, iminota 2, pray for yourself. Nanjye nimo ngufasha gusenga kugira ngo data aguhishurire iby'umusaraba, ibyo gupfa kwawe. Iri ni urufatiro rw'ibintu byose. Uburetwa bwose bushiriye umenye ko Yorodani ibaho. Uburetwa bwose bushiriye umenye yuko nacyo gituma hariho kubatizwa. Icyo gihe harimo igishushanyo cyo kubatizwa, gupfana nawe no kuzukana nawe mu mazi, nk'igihamya cy'uko bapfuye bya kera babisize. All that byari encapsulated muri gospel, mu butumwa bwiza. So wisengere mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. I am praying, ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo. Amaso y'umutima wawe wese, amaso y'imitima yacu aheze, tubone iby'urupfu rwacu hamwe na Kristo. Hamwe na Kristo. Wumva wenda abandi babivuga, wenda wumva bivugwa, I pray for you, ngo nawe kibe igikorwa iwawe, nawe ugendererwe mu byo kumenya iby'urupfu rwawe. I pray, ndagusengeye data mu izina rya Yesu. Thank you Lord Jesus.
Thank you, Lord Jesus. Ahobo shabete. Mu izina rya Yesu Kristo. 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 Yes. Iyo umutima wawe ufungutse ushaka koko kubimenya, ni ukuri Data arabiguhishurira. Data arabiguhishurira. Wapfanye nawe uko ni ukuri. Icyo ni ikintu gikomeye ukwiye kwitwaza, ukwiye kugenderaho, ukwiye kwegamira. Ngo amahanga yose atinye, mu yandi magambo ibidukikije n'ibyaremwe, icyo ni ikintu cyabitangaje. Nawe ubihishurira. You died with him. Wapfanye nawe. Kandi ubwo wapfanye nawe ntuzasubira mu igorero. Iyo ni garanti. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Urakoze Data kubw'umurimo wawe uri gukora hagati muri twe. Urakoze kubw'amaso uri gufungura n'imitima yacu uri gufungura. Nta kintu gikomeye nk'igihe umuntu ahumutse. Byabaye kuri Pawulo umunsi umucyo wamukubise ngo Nani aramusengera ngo amaso yarahumuka arabona. I pray ngo amaso ya bene Data afunguke abone icyo wakoze ku musaraba. Urupfu rwacu rube igitsikamutima cy'imbaraga n'intsinzi dufite mu buzima. In the name of Jesus. Now turi mu mwuka wo gusenga. In a moment ndi muri communion, hari peut-être ikintu kiri urgent cyangwa cyihutirwa kuri wowe. There is a person, umuntu ufite kubabara mu buryo budasanzwe mu gituza, pain. Nago uyu muntu ameze nk'umuntu ubabara cyane mu gituza, kandi ukaba utasobanura kubera iki. You need some help. So ndi kugutangariza nanabwira ubwo buribwe mu gituza cyawe ngo buburirwe irengero mu izina rya Yesu Kristo. Wakire gukira kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Nawe reka mvuge ngo umuntu wese ufite forme yariyo yose ya pain, y'uburibwe bwari bwo bwose ari hose mu mubiri wawe, I'm praying for you now. Mu izina rya Yesu Kristo mvumye, nciriye witeka ubwo buribwe bwose. Be free in the name of Jesus. Ba muzima, mererwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Mbwiye uburibwe bwose aho buherereye hose mu gice cy'umubiri wose, yaba ari symptome cyangwa ibimenyetso by'uburwayi runaka, mbiciriye yiteka kuva mu mizi yabyo mu izina rya Yesu Kristo. Gukira kwawe kurizewe mu izina rya Yesu Kristo. Nta mugambi mubisha uzatsinda mu buzima bwawe. Gukira ni uko kuri. Yes. So gukira kwawe kuba igikorwaho, haba ari mu nda, haba ari mu mutwe, haba ari mu mitsi, aho uzi naho utazi, aho ukora naho udakora, aho ibyuma bireba naho bitareba, mu izina rya Yesu Kristo. Be healed, be made well. Mererwa neza mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo buribwe nibushire bwose. Buribwe nibushire. Naho ndasenze ngo ikakama nitoto, meaning ubuzima buze mu ngingo zawe. Energy z'Imana, imbaraga z'Imana, the uncreated energies of God, imbaraga z'Imana zitaremwe, zenyegezwe mu mubiri wawe. Habwe ubuzima bwinshi. Minsi yawe yose ibi minsi yuzuye ubuzima, ituzuye pain, ahubwo yuzura ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Buri kintu cyose nigikore neza mu mubiri wawe, nzanyemo balance. Buri kintu cyose kijye ku munzani, kijye aho gikwiriye gukorera. In the name of Jesus, we fix it. Turagifixinga akakari. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Data. Ushobora gushimira Imana aho uri. We thank God, we praise Him,
kubera ko niwe gukiza, niwe gukira, niwe gakiza kacu. Jesus Christ Kristo nukuri ari hano hagati muri twe, ari hano hagati muri twe kandi akora imirimo ye itangaje. Mu izina rya Yesu Kristo, amen, 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 amen. Ushima Imana cyane, ushima Imana cyane kuri uyu munsi. So bakundwa, murakoze cyane. Kongere tubashimire abantu babonetse mwese. Uyu ni umwanya ubudasanzwe iyo tuhahuriye nk'abera. Ushaka kuvuga uti ndaza kuba nyireba, yego, ariko hari itandukaniro hagati yo kuza kubireba wenyine n'igihe wabonye uburyo bwo guterana hamwe. The difference iteka ryose. So iyo duhuriye hamwe aba ari iby'umugisha, hari ibikorerwa ako kanya, hari ibiba biri kukuba memta, kandi biba ari byiza kubona n'abandi bera. Ikindi nongere mbibutse rwose, iteka ryose nituza kuri izi meetings, mujye mwibuka gukuramo ayo majwi, kuko biraderanja, ngira ngo nta numwe bitaderanja rwose, biba ari ikibazo gikomeye. Hanyuma ikindi, niba ushobora gushyiraho kamera yawe, yishyiraho nta kibazo. Ubwo niba uko bimeze, keretse wenda wagize izindi mpamvu. Muri urwo rwego abo ndeba ndabasuhuje bose. Sandra, komera cyane. Moise, komera cyane. Diane, Margaret na Remy, nibo bonyine mbona, abandi kamera mwazikuyeho. So n'abandi mwese tubasuhurije hamwe mu izina rya Yesu Kristo. None abari kuri YouTube live, namwe turabasuhuje mwese. So mwagize neza kuhaba. Amatangazo nkasanzwe, Robert nawe uraje, ndagusuhuje cyane. Alright, turi umugisha cyane. So ndagira ngo mbibutse kugira uruhare. Okay, Yvette nawe yaje, umugisha cyane kuri wowe. Mujye muhaba. Mujye muhaba, bidutera umwete. Kamwe mbona ko tutari kwivugana twenyine. Tuba tunabakumbuye cyane. Buri hari igihe mwe mushobora, ari abantu twahuye inshuro uko duhebaka, nkababwira nini narimba kumbuye, bati wowe rero twakumvishije mu gitondo, iyo turebanye wagira ngo twari dusanganywe. So rero njye ntago mbaheruka. So ni byiza rero ko niba mwebwe mwuheruka uwo muntu, njye simbaheruka, ndabasuhuje cyane cyane cyane. Alright, ndagira ngo nongere nanone mbibutse rwose, reka twongere twamamaza ubutumwa bwiza n'imbaraga y'Imana. Yesu wizera gukizwa, tugomba kwirakw'iza ubutumwa bwiza mu gihe cyacu. Dufite imyaka 15, abantu bose bagomba kuba babimenye hano, urugero rwo hejuru rushoboka. Abayobozi, aboroheje, abakomeye, buri wese aherereye, abakora mu gisata uherereyemo, abari mu isi yawe, bagomba kumenya ubutumwa bwiza biguciyemo. So ndagira ngo ukoreshe imbuga nkoranyambaga zawe, burya barazireba, ibyo rwose ubimenye. Uko ufata umwanya ukareba ibiri ku by'abandi, burya niko bafata umwanya bakareba ibyawe. Nubishyiraho bazabireba. So please use it. Koresha iyo platform, twamamaza ubutumwa bwiza. Ababikora mwese turabashimiye cyane cyane. Jemima, ndagusuhuje. Yego, wagize neza. So irindi tangazo ni ugutanga. Twe turatanga biturutse ku mitima yacu. Icyo ufite ku mutima cyangwa icyo data yashyize ku mutima wawe ni byiza. Dushobora kubikora buri cyumweru kugeza n'ukwezi, ukwezi tukakusoza gutyo, tugakomeza, kuko bigira umumaro ku bikorwa dukora amanywa n'ijoro. Kugira ngo ibintu bikunde nuko mubigiramo uruhare. Turabashimiye cyane cyane mwese mubikora. Nta kintu na kimwe kinini kibaho, gito kibaho, igikomeye n'umutima wawe, kandi icyo nicyo cy'ingenzi. Utanga ni umutima, ntabwo ari ubwinshi bw'ibyo ufite. So iyo ibyo bibaye, biba umugisha twese. Kandi mbibutse iki, aho ubutumwa bwose bugera, ujye wibuka ko wabigizemo uruhare. Definitely ntibishobora kugaruka kuri umwe, kuko si umwe wabigizemo uruhare. Buri wese uruhare rwe yagize bimugarukaho mu buryo bwuzuye. So ntugire ngo bipfe ubusa, ahubwo bigira umumaro. So ushobora gukoresha iyi momo ya Nyandwi Hemi Claude 0788, muri kuyibona muri chat, mushobora kuyibona. Bamwe murayifite, benshi murayifite, ariko ngiyo 0788 780 303.
Alright, so hari na Equity Bank 40042114288 Equity Bank. Ushobora kuyibona hanyuma ugasangiza isi yawe. Ibyo utanga byose bizagira umumaro gukwirakwiza ubutumwa bwiza. Alright, so niba ntagurutse hari uwo ngendanye, maybe hari umuntu ushaka kugira icyo avuga cyihuse, wenda nibagiwe ashaka kwibutsa, cyangwa se ushaka kugira icyo avuga tutamugendana. Nawe. Amen. So inyigisho yo ku cyumweru turaza kuya-uploadinga ijyeho, ubwo bizaba biri kuri ya nyine ko ari ya Pasika n'uyu munsi ijyeho. Rwose Imana ishimwe ko byakunze. Twari tuzi ko twayibuze burundu, ariko irahari kandi ni nziza cyane. Ndaza gusaba umuntu wese kuza gufata umwanya wo kuyumva. N'abayisabye bose tubamenyeshe ko yabonetse, turaya-uploadinga hanyuma bose bayibone. Murakoze cyane. Reka tubashimire, turabakunda cyane. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera ibane natwe twese none n'ibihe bidashira. Amen. 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 Mugire icyumweru cyiza cyane. Cyiza cyane. Cyiza cyane. Amen. 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 Glory to God. So bye buri wese.